Amahoro y'Imana abane namwe nshuti mukunda ikiganiro umusemburo w'impinduka gitangwa na Youth for Christ Rwanda. Dukomeje kubashimira cyane uburyo mukomeje gukurikirana ibiganiro dutanga, kandi tunashima n'ibitekerezo muduha bidufasha kurushaho gutanga ibiganiro byiza bihindura ubuzima bw'abantu. Imana ihabwa icyubahiro. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Placide, nagira ngo yongere afate umwanya adusuhuze. Ndabasuhuje, cyeza ko amazina yanjye yavuze Placide, niko nitwa. Nanjye ndi umukozi wa Youth for Christ, barivuga ubutumwa mu rubyiruko. Murakoze cyane Placide. Bushize ikiganiro twagize kirebana no kwigisha abana, ababyeyi baragikunze, dukurikije abantu bakirebye na comments batanze, biragaragara ko message yumvikanaga. Rero Imana ihabwa icyubahiro. Turagarutse rero, ariko mbere yuko dukomeza kadusenge. Mana yacu, turagushima cyane kugira neza uyu mwanya uduhaye, nabwo turasaba mwami kugira ngo uvugane n'ubugingo bwacu ndetse n'abatureba mwami. Ikiganiro kibe icyo nanone ukoresha kugira ngo uzane impinduka ushaka mu bantu bawe, kandi izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Placide, ubushize nagiranye ikiganiro n'umwana witwa 8 Iragena 8, umwe mu banyeshuri ba SLD. Twagiranye ikiganiro cyiza cyane, abantu baragikunda, ariko kimwe mu bibazo namubajije ngo kuko 8 n'umwana w'umukobwa w'umuteenager, sibyo? Noneho ndamubaza, umukobwa uri mu kigero nk'icyawe utarakira Kristo yahombye iki? Yansubije ikibazo, yansubije ibintu bibiri. Yarambwiye ngo icya mbere, uwo muntu nta byiringiro afite, nta byiringiro by'ubugingo ageze gute afite. Icya kabiri, isi iragenda ihinduka. Mu yandi magambo, uwo mwana utarakira Kristo asa n'udafite ikintu kimuyobora, sibyo? Ngerageje kuvuga uburyo yabivuze, ni nkaho asa n'ikinyabiziga kidafite umushoferi, sibyo? Ubwo rero ndagira ngo nahise numva twagira ikiganiro kindi gishingiye aho ngaho, cyane cyane ntabwo uri mukuru cyane, uracyari umujene, sibyo? Byara byose uribuka imyaka y'ubujene. Icya mbere nakubaza, wowe wakiriye Kristo? Cyane rwose, naramwakiriye. Waramwakiriye? Imana ishimwe cyane. Ubwo rero uranyiteje. Ikibazo ngiye kubaza gikurikiyeho, sibyo? Wamwakiriye ryari? Hari habaye iki? Dusubiza aho hantu muri ayo mateka. Urakoze cyane. Kandi yageze kubivuga nihuta. Nanjye nari umujene, nafite imyaka 19 mu 2010. Oh wow. Yego. Yeah, by'ukuri nakiriye Yesu, namuhaye ubuzima bwanjye. Gusa nakuriye mu rusengero kuva ndi umwana muto muri Sunday school. Ariko icyabaye icyo gihe, urumva twari turi kwiga ijambo ry'Imana. Turi gusoma Bibiliya mu gitabo cy'Abefeso mu gice cya 2. By'ukuri nsobanukirwa ibintu ntari narigeze numva mu gihe cyose. Mbara ukuntu mbere twavugaga ngo icyaha cy'inkomoko, tukavuga nyine ibyo kwizera Yesu, ariko mu by'ukuri ntazi icyo bisobanuye. Icyo gihe icyo nasobanukiwe nuko icya mbere namenye ko abantu bose turi abanyabyaha. Efeso nyine twigaga imirongo 10 ibanza igice cya 2, ariko twari twarahereye mu gice cya mbere twiga, ariko aho ngaho turi kwiga imirongo 10 igice cya 2 nibwo mu mirongo 3 ibanza nasobanukiwe ko burya abantu bose ku bwa kavukire, ku bw'inkomoko yabo bakomoka kuri Adamu. Urumva Adamu abantu bamukomotseho nyuma y'uko yagomeye Imana, nyuma y'uko akoze icyaha, bituma abantu bavuka kuri bafite iyo kamere y'icyaha, ariko nyine no mu buzima bikagaragara ko ari abanyabyaha. Muri 30 nyine avuga ko urumva bakurikiza nyine imigenzo y'isi. Ikindi avuga nuko bayoborwa ngo n'umwuka ukorera mu batumvira ari we Satani. Ubwo nandi gutekereza ibyo Yeti yavuga ngo abo bantu badafite Yesu bariyobora, by'ukuri ntibiyobora. Birumvikana nimba Yesu atari umwami wabo, bafite undi mutware witwa Satani ubayobora. Ego. Ariko ubwo icyo ngarutse kuva ku murongo wa 4 w'Abefeso 2 kugera ku wa 10 bagaragaza icyo Imana yakoze, ari cyo nasobanukiwe. Nubwo mbere mu buryo cyangwa ubundi twabivugaga tukabirimba mu ndirimbo, ariko icyo gihe nibwo numvise koko
burya ndi umunyabyaha birumvikana hari byari biri mu buzima bwanjye bibinyemeza bimwe abantu batanazi ariko hari n'ibyo abantu bari bazi ariko menya ko bifite inkomoko kwa Adamu kandi koko numva ko nkwiriye umujinya w'Imana ijambo ry'Imana rivuga aho ku murongo wa 3 ariko kuri 4 none umenye icyo kwizera Yesu bisobanuye. Yesu yaje mu isi apfa mu mwanya w'abanyabyaha, none Imana ishobora kubabarira umunyabyaha kubera ko igihano cye yagihaye Yesu. Icyo gihe rwose hari ukuntu byagarutse inyuma indirimbo twaririmbaga kera, ibyo twakora byose ntibyabasha kudukiza kuko n'umwete wacu wose n'ubuntu. Yego, ibintu biragaruka. Wa murongo twari tuzi Yohana 16 wavugaga gutyo mu kirere, Imana yakunze abari mu isi cyane umwana wayo ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Nsobanukirwa ko ni kwizera Yesu biratuma mpinduka umwana w'Imana ngahabwa ubugingo buhoraho. Rwose kuva uwo munsi sinanabibwiye abantu twari turi kumwe, ariko wenda nyuma none nagiye ntanga ubuhamya, nafashe icyemezo kurumva nari maze igihe kinini ndi umuririmbyi muri korali n'ibiki, ariko rwose mbizi neza ko ntariyunga n'Imana kubera ibyo nakoraga. Wenda ubwumva icyo narushaho gusobanukirwa icyo gihe nuko bifite inkomoko kwa Adamu, aho abantu twese dukomoka, kandi nsobanukirwa ko ntacyo umuntu ashobora gukora. Ibyo nari mbizi kuko n'ibyo nagerageza gukora still hari byansindaga, hari byandegaga. Menya ko nkeneye kwakira igisubizo Imana yatanze muri Kristo, ndangije nyine ndamwizera mu buzima bwanjye. Kuva uwo munsi kugeza uyu agenda ahindura ubuzima bwanjye, kandi ishima cyane. Imana ishimwe cyane. Uvuze amateka yawe kandi ni byiza cyane. Wari umubwira ijambo ry'Imana, usobanukirwa ukuri utari ukamenye ko abantu bose ari abanyabyaha, kandi ko ikibakwira ari umujinya w'Imana. Hanyuma urabyiga, ubonana n'icyo wakora kugira ngo uhunge uwo mujinya, sibyo? Ko ari ukwizera Kristo. None ikibazo rero nibaza kintangaje, na 8 nawe yatubwiye ko yavutse nkuko babivuga, avukira mu rusengero, araririmba, arasenga, ariko ngo kuri Yesu arakamenya, sibyo? Ubu ngubu nawe niko bivuze, sibyo? Ko hari ibyo wumvaga ariko ntubisobanukirwe. Mise ntekereza ngo birashoboka ko hari abantu tujya mu rusengero ariko tukaba tutaramenya uko kuri. Ubundi umuntu igihe wenda nishyize muri uwo muntu, sibyo? Ubundi kwakira Yesu bivuze iki? Bivuze iki? Simbizi kuko bisobanuye iki, kugira ngo umuntu wenda yiyumve amenye ese naramwakiye cyangwa njya mu rusengero ko sindamwakira. Urakoze cyane. Urakoze. Ngira ngo ni ubwo byo mpuje na 8 nuko twakureye mu rusengero, hari n'abakurira hanze yarwo, ariko ukuri nuko inzira cyangwa se umuryango wo kwinjiriramo numwe. Icyo nyine ari amagambo akoreshwa atandukanye, babyita kwakira Yesu, aravuga kuvuka ubwa kabiri. Yego. Dushobora no gukoresha ijambo kumwizera, kwizera Yesu, cyangwa se kwihana. Ayose ahenshi Bibiliya ubundi amagambo ikoresha ivuga kwihana no kwizera birajyana, cyangwa se rimwe na rimwe bagakoresha rimwe muri ayo. Mani magambo nta muntu wakwihana ngo areke kwizera Yesu, cyangwa nta wakwizera Yesu ngo atihannye ngo areke kwihana. Ariko wenda dukomeze kuvuga iryo kwakira Yesu, ubwo mu magambo yoroshye ni ibintu nka 3. Harimo nyine kumenya uwo ari we. Ushobora kutamenya byose kuri we. Yego. Ariko kumenya uwo ari we. Kumenya nde? Kumenya Kristo. Yego. Kristo ari we. Ubwo ni ukumenya ko ari umwana w'Imana waje mu isi nk'uko biri bivuga. Ubwo icyo nicyo cya mbere, uwo ari we. Cya kabiri kumenya icyo yaje gukora. Icyo yaje gukora nyine nuko yaraje gukiza abantu ibyaha byabo, cyangwa se ikibazo bari bafite, kandi kitari gukemuka iyo ataza. Niyo mpamvu byabaye ngombwa kwaza. Ubwo icya gatatu ntekereza ko mu by'ukuri nacyo cyakabaye kibanziriza ibyo, ni kumenya kuri umunyabyaha. Iki ngiki impamvu gikomeye, nubwo dukurikije ijambo ry'Imana rivuga mu by'ukuri umuntu wese yibwije ukuri, ubundi ntabwo cyatugora kucyumva. Yego. Imana yatanze nyine amategeko yayo nk'indorerwamo umuntu buri wese ashobora kurebamo akavuga ngo ndi umunyabyaha. Bibiliya ivuga ko n'abadafite amategeko y'Imana
ngo yanditse ku mitima yabo uburyo ufashe amategeko y'Imana 10 wenda dufashe nk'aba ntukice ntukibe ntugasambane ugiye mu mico yose abantu batazi Imana usanga ibyo ari ibintu bizira nta muntu utwara ikintu cy'abandi cyangwa se umuntu gusambana kuryama n'umugore utari wawe nta hantu usanga byakirwa muri societe kwica undi muntu ku buryo kutumvira ababyeyi ugasanga bya bintu Imana yavuze hari ukuntu n'abantu batazi Imana biravanguza bakoresha umutima nama wabo yego ibacira urubanza urumva icyo navugaga aho niho guhera kumenya ko uri umunyabyaha urumva icyo Bibiliya nyine igaragaza nuko bifite inkomoko kwa Adamu dukomokaho twese rero iyo wasobanukiye ko uri umunyabyaha ibyo ngibyo nyine ijambo ry'Imana rirabihishura ngira ngo akenshi aho abantu dukunda kugwa nuko twigeranya n'abandi nakwigeranya n'abandi bavuga ati rwose ngende mwiza ariko iyo wigeranije n'amategeko y'Imana naho idushaka mu Baroma 3:23 baravuga ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana no kuvuga ngo ushobora kuba uri mwiza kurusha abandi mu bigaragara mu byo ukora ariko ntabwo uri kuri ikigero cyangwa ikigero cy'ubwiza bw'Imana ishakaho abantu urumva ni imirongo myinshi umuntu yavuga ariko wenda ngarukiye aho ijambo ry'Imana ridusha ko twese turi abanyabyaha iyo rero ugize umugisha wo kumenya ko uri umunyabyaha ikindi cya kabiri nyine umenya nuko hari igisubizo Imana yatanze hari cyo Kristo mu mwana w'Imana waje mu isi aje kugira ute aje gukiza abantu cya kibazo bari bafite cy'ibyaha uburyo rero yagikemuyemo yagiye ku musaraba apfira ibyaha by'abantu ariko ntabwo bisobanuye ko abantu bwose ubwo bahise bakira Bibiliya twereka ko uburyo bwo kwakira icyo gisubizo ari kwizera mu yandi magambo kwizera hano turi kuvuga ntabwo turi kuvuga igikorwa ahubwo turi kuvuga icyo umuntu yizeye wizeye ko Yesu yapfiriye ibyaha byawe ubwo ngarutse ya Yohana 3:16 navuze abantu benshi bazi ko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho urumva ubwo mbisamarizinze cyangwa mu ncamake cyo twavuga kwizera Yesu kumwakira nukwakira cya gisubizo yazanye kandi kucyakira nuko wamenye neza ko wari ugikeneye wari umunyabyaha ukwiriye urubanza rw'Imana none igisubizo Imana yatanze ni Yesu waje umwana wayo agahinduka umuntu agapfa ubwo nemeye ko yapfira ibyaha byanjye nicyo ngicyo kumwakira bisobanuye cyangwa kumwizera mvanyemo ibintu bibiri umfashe niba nabyumvise neza icya mbere ni ukwemera cyangwa se ni ukumenya ko ndi umunyabyaha sibyo kandi ko ikinkira ari urupfu rw'iteka sibyo hanyuma icya kabiri noneho nkakira igisubizo Imana yatanze kuri icyo kibazo cy'uko ndi umunyabyaha ari cyo kwakira nde ari cyo kumwemera kwemera ko Yesu yamfiriye ubu rero ngize ikindi kibazo cy'umuntu ushobora kuvuga ati njyewe ndumva sindi umunyabyaha si bivuze sinsambana sindoga sindwana ubwo se ntabwo icyo kibazo umuntu ashobora kwibaza atyo cyangwa ntabwo wamusubiza umuntu wibaza atyo wamusubiza ute mbo icyambere nivuga ngo umuntu uvuga ko nta cyaha afite usibye no kuba icyambere abayishutse ariko ikindi cya kabiri ngo abayise Imana nyabinyuma kuko Imana niyishinja abantu ko ari abanyabyaha urumva uburyo bworoshye bwo kubyumva Imana yaremye abantu niyo nyine izi icyo bashakaho niyo yagena ngo aba bantu bari kugikora cyangwa ntibari kugikora ntabwo ari twebwe twishyiriraho mbo urumva hari ukuntu tuvuga uvuga ngo siniba sinsambana sindoga bo usibye ko n'ibyo ku ruhande rumwe Bibiliya igaragaza ko ikibazo cy'umuntu burya gituruka mu mutima hari nibiba bitaragaragara imbere ariko biri mu mutima kuko urumva Yesu yabwiye abantu amategeko aravuga ngo ntugasambane ariko nureba umugore wundi ukamwifuza uwo warangije gusambana ariko ahandi bikomereye burya ushize hari abantu twaganiraga muri Yakobo igice cya 2 urwandiko rwa Yakobo umurongo wa 10 n'uwa 11 aravuga ngo ni numvira amategeko yose ukayitondera ariko ugasitara kuri rimwe ngo ubu yacumuye yose kubera ko urumva nudasambana ariko ukabeshya urumva ni nkaho unasambanye byose wishe kubera ko wa wundi wavuze ngo ntugasambane nawe wavuze ngo ntukabeshye
nubwo utasambanya ariko ukabeshya wacumuye kuri wa wundi nyine ubuza gukora ibyo byose. Ntekereza ko wenda urugero rwa nyuma natanga rwo kubyumva, wenda nko mu mashuri iyo hari amanota bafatiyeho ubu ngubu abantu barabyumva cyane, nk'ubu bahinduye uburyo bw'imikosorere, nimba ari 100 bakoreye ku 100 ugomba kuba ufite 50 ku 100 nibura. Yego. Umuntu wabonye 49 n'ibice 9 yaratsinzwe kimwe n'uwabonye 0. Ntabwo wavuga ati ngiye mfite 49 ntabwo ndi kimwe n'uwabonye 5. Nari hafi. Bose bari muri kategori gusibira. Niko itegeko rivuga. Ibyo rero kubyumva ni nka Imana iri kuvuga ngo ndashaka ko mu kiranuka 100%. Rero ntabwo uri buvuge ngo ngewe nubwo ntagejeje ku 100%, ariko nibura ndi hafi. Cyo Bibiliya nyine ivuga abantu bose ntawe ubasha gushikira ubwiza bw'Imana cyangwa cya kigero cyo gukiranuka ishaka. Kuva Adamu yakora icyaha abantu twese tumukomokaho, ntabwo ari ukuvuga gusa ngo dufite iyo kamera, ahubwo no mu bikorwa dukora ibyaha, kandi buri wese yigenzuye akirebera. Buri wese yibwije amategeko y'Imana yasanga hari ibyo atumvira. Urakoze cyane Mujene. Rero kuri iki kiganiro ushobora kuba wibaza icyo kibazo, ariko nk'uko bitubwiye gutekereza ko nta cyaha ufite uba wishuka, sibyo? Ndetse ukaba wese n'Imana inyabinyoma, kandi umuntu wese yibwije ukuri mu mutima we, wenda ukuri atapfa kubwira abandi ariko akakwibwira atakwisha, nuko buri wese ari umunyabyaha, nawe urimo nanjye ndimo, sibyo? Twese rero icyo dukeneye ni umukiza ari we Kristo, tukemera icyo yakoze ku musaraba tukaba abana b'Imana, sibyo? Ubwo rero hari ikindi rwose wavuze ko nyine uvuga kwakira Kristo harimo kwihana no kwizera, sibyo? Ariko noneho kwihana nibwira ko harimo icyo usabwa kureka, sibyo? Umujene rero utekereza ati bana ndi umujene, ubuzima buraryoshye bumeze neza, ninihana nkareka kuryoshya, hari wenda akavuga ati reka manze ndyoshye ninezeze, ningira nk'imyaka nka 50 cyangwa 50 cyangwa 70 ngiye gusaza nzabone kwihana, kugira ngo urumva aremera ko ari umunyabyaha kandi ko akeneye umucunguzi ari we Yesu, sibyo? Urakavuga ati ubwo binsaba kwihana nkagira ibyo ndeka, reka manze ntegereze. Sinzi niba washyumvikanye, wamubwira iki? Hambere ho guhera heza ntekereza Yesu nyine ahamagara abantu ntabwo yigeze abashuka. Ntabwo yabwiye ati nimuzi ibintu biramera neza. Ngo ufashe urugero nko muri abantu bose yahamagaraga nko muri Mariko 8:34 yava umuntu nashaka kunkurikira yange yikora umusaraba we, aravuga ngo umuntu byamumarira iki gutunga ibyo mu isi byose niyakwa ubugingo. Urumva ntabwo ari ukuvuga ngo nanone ngo n'ubuzima bubishye abantu tukurikiye Yesu nitwishimye n'ibiki, ariko icyo ari kuvuga niki ari cyo warubajije, nuko kumukurikira byanze bikunze bifite icyo bisaba. Bifite hari ingeso nyine umuntu yagenderamo kubera ya kamere y'icyaha, kandi biza kumusaba kureka. Rero ibyo ngibyo bisaba ko umuntu amenya icyambere ko nutekereza ko hari ubuzima bwo kuryoha bwiza ugiye gutakaza. Byasaba kutekereza harya nutamukurikira uboneho ho guhera, nutamwizera ubu ibizakubaho nyuma ni bibi cyane kurusha ibyo ngibyo uri gutinya. Aho ngaho nibwo buryo bwa mbere wo gutekereza. Hari umuntu mwavuze ngo nimba utekereza ko wakwafodinga washobora kubaho udafite Yesu, ati ikiguzi cyo gupfa utamufite ntabwo ushobora kucyishyura. Ni nko kuvuga ngo kubaho udafite Yesu, nimba utekereza ko byoroshye, gupfa utamufite biteye ubwoba ku buryo nakwifuriza kumugira. Bose sinzi niba bisobanutse, ariko icyo ndi kuvuga ni iki. Ibintu bibiri birimo aho ngaho nyine kwishika kwa mbere, nuko niba numvise neza aravuga ati nimukurikira hari ibyo ndaba mpomba ibyo kuryoshya. Ariko gupfa umuntu adafite Kristo igihombo cyabyo kiruta
ibyo yahombye yagize gute amukurikiye niba numvise neza kutamukurikira urahomba byinshi kandi by'agaciro kuruta ibyo wumva ko waba uhombye umukurikiye. Yego. Okay. Ariko ikindi cya kabiri kirimo utekereza ngo reka mbanze nkora ibi zamukurikira nyuma nigeze mbona ko buri gihe uramutse utekereza muri ubwo buryo ntagiye aruvuga ati reka mbanze nkure mbanze niga wamara kwiga reka mbanze nshaka akazi wamara kukabona mbanze nshaka umugore wamara kubona reka tubanze tubyare wamara kubyara reka abana babanze bakure. Impamvu zo kutamukurikira buri gihe wazibona ariko njyaho nshaka kugaruka nuko ubuzima nyine ubwabwo butwigisha kubera cyaha twanavugaga nyine twavugaga mu kanya ntabwo wavuga ngo ejo ndahafite ntabwo hari mu biganza byawe. Yego. Ubuzima butwigisha hari inkuru imwe muri Bibiliya y'umutunzi ngo wafashe ibigega byarabyuza arangira arabanga umutima wanjye tuzi Imana avuga ati wa mupapa iri joro kuri bwa kubugingo bwawe no kuvuga ntabwo wavuga ngo icyo cyemezo ndagitegerereza ejo hazaza kuko ejo ntabwo uzi nimba uhafite kuko uyu munsi abantu bakuru barapfa nibyo hari ukuntu nyine ikinyoma dushobora kwibeshya nuko abantu nyine bakuze bashaje aribo bava mu buzima gusa ariko turabizi neza ko abana bato wenda icyo navuga gishobora kudufasha kikaba cyakuraho n'ubwo bwoba ntabwo Yesu mu by'ukuri yaduhamagara ari nabwo butumwa bwiza akubwira ati banza ureke ibyo wakoraga byose uzi kuko arabizi neza ko nta nubwo dufite ubwo bushobozi bwo kureka ibyo bintu uko nkunze iby'isi uko nshaka kwinezeza ntabwo mfite ubwo bushobozi ahubwo icyo Yesu ari kuvuga ati ngwino uze uko nguko umeze ubundi nguhindure. Nicyo iyo tuvuga ubuntu bw'Imana Bibiliya ivuga igaragaza ko ubwo buntu nibwo butuma Imana itwemera ntacyo dutanze ntacyo dukoze turi abanyabyaha ariko ubwo buntu ni nabwo Imana ikoresha mu kuduhindura itugira babana ishaka ko tubaho. Uko kuntu numva bizangora kubaho ntaryoshye reka mvuge nk'umujene Imana yiteguye kumfasha kubaho ntaryoshya muri bwa buryo nyine natekerezaga kandi nkabaho nezerewe mu bundi buzima yanteguriye bwo gusabana n'abandi n'ibindi bitandukanye nyine Imana yaduteguriye nk'ubuzima bwo kubamo nk'abizera Yesu. Ntekereza ko ubwoba bw'ibyo ngiye gutakaza bwamarwa nuko Yesu ari kuduhamagara uko turi kugira ngo tuze ubundi aduhindure abo dushaka kwaba. Mu yandi magambo imbaraga zo guhinduka nimba ko kubumva utazabishobora uri mukuri ahubwo igisubizo Imana ubwayo izagufasha guhinduka. Mu yandi magambo iyo nizeye Yesu yo nakiriye cya gisubizo Bibiliya igaragaza ko Imana iduha umufasha umwuka wera. Imana ubwayo iza kubana natwe ikadushoboza kuba bwa buzima iri kudusaba. Mu yandi magambo ntabwo nyine igiye gusarura itabi bye ntabwo igiye gusarura itabi. Mu magambo make niba nakumvise neza kuri uwo mujene igihe cyo kujya kuri Kristo cyo kumwakira ni none n'ubu ngubu ntabwo areje kubera ko ijwi ry'Imana nuryumva ntiwinangire umutima. Impamvu ni ebyiri. Impamvu ya mbere nuko uko kwinezeza uvuga ntabwo uzigera unyurwa cyangwa se wumva uhaze kwinezeza sibyo niba numvise neza icyo gihe ntabwo uzageraho. Uzavuga ku myaka 50 uzumva bishobora kuba biryoshye kurutaho sibyo 60 bishobora kuba biryoshye kurutaho. Icyo ni cyambere iyo satisfaction ntabwo ushobora kwigeraho. Icya kabiri ejo ntabwo hari mu biganza byacu sibyo nanjye nishyiremo sibyo ntabwo hari mu izo mpamvu rero numvise ushobora wavuzeho zirahagije kugira ngo umujene utureba kiganiro uyu munsi ahitemo kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwe. Ntekereza ko indi ya gatatu wenda nubwo yongera kuri izo hari ikinyoma nyine kiriho cyuko abantu bakira Kristo babaho nabi kitari ukurumva Satani akagushuka ngira ngo ni nyine kuva kera muri Edeni ashuka Adamu na Eva nabwo burya akoresha mu gushuka abantu uyu munsi nyine yababwira ati nko gushidikanya ku neza y'Imana. Ubwo ntekereza ko amategeko ubuzima Imana dusaba kubaho Imana niyo izi ibitubereye byiza. Noneho
nimba ikubwiye ngo ntukibe, ntukice, ntugasambane, nuko izi ko iyo nzira ari mbi kuri wowe. Dufata urugero uyu munsi yari nk'amategeko yo mu muhanda agamije gutuma abantu badahura n'impanuka mu muhanda, ariko abantu rimwe na rimwe bakumva arababangamiye kubera bashaka kwihuta n'ibiki, ariko ntibarebe icyo byangije. Ubwo impamvu ya gatatu ngiye kuvuga nuko ubuzima nyine bwo gukurikira Yesu akaguhindura, ahubwo turetse ibinyoma by'umwanzi bushobora gutuma ubaho neza kurusha uko wari kubaho. Ubwo turavuga nyine umukobwa uri mu busambanyi cyangwa umusore hari nk'ibimaze iminsi tureba, wenda bagaragaye n'amashusho yabo bambaye ubusa n'ibiki, wa mukobwa abantu bose bavuga ati uriya ntawa. Uyu munsi ikintu gitangaje, nk'abasore bajya gushaka usanga nk'umusore aba mu kabari buwate n'ibiki, ariko akavuga ngo ntiyashaka umukobwa bahurira. Icyo kiratangaje, uwo babana aho hantu ntabwo ari bashaka. Yego, icyo ndi kuvuga no mu bindi bisanzwe. Urumva nimba ukurikira Yesu akaguhindura n'umujura, ntabwo navuga ngo ntabwo uzarugurita kuko utabaye umujura. Ntabwo bazagufunga kuko wibye, ntabwo kamvuge ngo bazagukubita mu rugo rw'abandi wenda bagiye gusambanirayo, ubwo nushaka cyangwa iki. Hari ingaruka zitazakugeraho kubera bwa buzima bwa Imana yahinduye. Impamvu mvuga ngo kubera ariko isi yangiritse, tunazirikane ko hari aho ushobora kuzira ko wakoze ibikwiriye. Ubwo ndi kuvuga nk'aho wenda abantu kubera wanze gufatanya nabo mu mafuti wenda bakugambanira n'ibiki. Ibyo ngibyo ngira ngo Bibiliya nabyo irabivuga, naho ni umugisha. Ahubwo nimba ubabajwe uzira gukurikira Kristo. Ubushize hari umujene umwe twaganiraga nyine muri kaminuza, abandi biganaga baramwangaga kubera iki? Kubera ko adafatanya nabo gukopera. Hari ibyo biga ngo ni ugutegura ikibuga nyine bakicara mu buryo, akavuga ati yewe ntabwo ndi kumwe namwe kubera ko ndi umukristo, ugomba kwiga ukiga. Yaratsinzwe se yaratsinze, ariko nubwo watsindwa, niryo ijambo ry'Imana riva nko mu rwandiko rwa Petero, avuga ngo ninde uzabagirira nabi, nimugira ishaka ry'ibyiza. Akavuga ati ariko nubwo mwababazwa babahora gukora ibyiza, ubu ni umugisha nyine nacyo Imana idushaka. Ubwo iyo ni impamvu ya gatatu nari ngize ngo turebe ukuntu mu by'ukuri kumvira Imana, gukizwa nyine tugahindurwa n'ubuntu bw'Imana. Hari ingorane nyinshi biturinda, nubwo nyine Bibiliya ntabwo idisha urwo ruhande rundi nanone rw'ingorane cyangwa kubabazwa dushobora guhura nako kubera gukizwa, ariko ibyo Bibiliya ibyita umugisha. Ariko tubivuze mu buryo rusange, ubundi hari ingorane nyinshi umuntu wakijijwe adahura nazo, bimurinda abandi badakijijwe bo bahura nazo. So urakoze cyane Placide, ndibwira ko tuganiriye neza kandi nanjye ubwanjye ndafashijwe. Kandi mujene rero udukurikira, ukeneye kwakira Kristo, n'umwakira ntacyo uzaba uhombye, kandi nk'uko yabitubwiye urasabwa kumusanga uko umeze, sibyo? Muri iyo imperfections zawe n'iki byose, ariko hanyuma akaguhindura, akagufasha gukurira muri we, ukabaho ubuzima butandukanye n'ubwo wabagamo. Kandi icyo kinyoma nanone atubwiye cyuko iyo wihannye ubaho ubuzima bubi, ni ikinyoma cya Satani, sibyo? So murakoze cyane gukurikira iki kiganiro, turabashimiye cyane. Reka rero mujene ngusabe rwose nkwinginge mu izina rya Yesu, fata umwanya none wakire Kristo nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Uzabaho neza, uzaba wirinze byinshi bituruka mu kutamwakira no kutamukurikira. Sengera urubyiruko, Imana irushoboze kwakira Kristo nk'umwami n'umucunguzi wabo bataramwakira. Urakoze cyane. Dusenge wenda icyo navuga mbere yo gusenga. Yego. Umuntu rwose ukeneye kumwizera kumwakira, ntabwo ari formule. Ntabwo ari formule. Nta kindi rwose aho gukora. Yego. Ushobora no gufata umwanya ugasenga, si ngombwa ko usubiramo isengesho runaka. Yego. Ukabwira Imana icyo wumva kiri mu mutima wawe, nubwo bitakubuza gutekereza umuntu runaka wakwegera nyuma, ariko uwo ntabwo ari ubigufasha. Icyo ni cyabaye mu mutima wawe, mbawumvishe ukumva ko guhemezwa n'ijambo ry'Imana kuri umunyabyaha, ukasobanukirwa icyo Imana yakoze nk'igisubizo igatanga Yesu. Ukeneye kumwizera rwose,
uwo mwanya ntukeneye ikindi, nubwo nyuma wabisangiza abandi, ariko nta yindi formule. Dusenge. Yego. Mana ushime ko ari wowe watanze nyine agakiza, kubera ko twari tugakeneye nk'abantu muri rusange. Birivuga ko ntawe ukiranuka n'umwe, twese twakoze ibyaha twashyikira ubwiza bwawe, ariko ushime ko bw'urukundo rwawe watanze Kristo akaza kandi akatuzanira ubuzima rwose, ubuzima busendereye, ubuzima bwinshi bwuzuye. Mwami ndasengera buri muntu wese wumva iki kiganiro akaba yumva akeneye kuguha ubuzima bwe, kugira ngo Mwami umurinde gushidikanya, ahubwo umwemeze nyine kuko gufata umwanzuro nona, kuko cyambere cyo sahaca, ariko ikindi nyine kukwizera usibye amahoro bitanga. Mwami uhindura n'ubuzima bwacu, kuko tukarushaho kubaho nk'uko ushaka, tukarusha kubaho muri ino si turi kubaho kubw'impamvu waturemye nyine ukayidushyiramo. Akoze rero Mwami, reka komeze kutugira neza mu izina rya Yesu. Amen. Amen.